kwirembo cya gisaza cyagiye nkomeze se ndeze kwirembo. Okay, sawa sawa. Cyaje saza burya cyane kigiye hari no kwimana. Rajabu nanjye naragowe ibaze kiza kunsanga hanga. Usibye ko naguhita nyikubitira hanga. Naho ubundi naho cyari kumva cyasi cyanyifasha. Mba nanateruye. Kuri kwimba usibye telefone yanjye cyamena. Naho ubundi naho byari kuvamo. Ari hese ko kadasohoka ko mbizi neza ko numva wajyanga ari gusekurara. Be Umbasha. Umvase. Nahageze Rajabu. Sha. Ariko sha gutereta umugore wundi buntu ntago ari ikintu. Ntago ari ikintu kuri kwimana. Geruze. Gere vuba Rajabu. Reko navanga ura musaza wawe dire kubafa. Umvase. Sikubanza hari sinzi ibyo ahugiye mora. Yibagiwe ko ndibuze. Cyangwa bamuzaniye ikintu nashaka kugira ngo arebe ko umusaza yamutekera agatsima. Ariko sinangira Rajabu ko nzi ko agatsima ntagahereza. Rajabu nanjye narigenje kuza gutereta icyana cya muze ariko ntago nakigotwa kuko nakiratwara abana. None nibyangwe mba nifunze wa musasa yakora ibiciro byo guheba. Wapi ahubwo sinzi impamvu bebe adasohoka mani kandi azi ko ngiye kwinyigeza nkahita nanimanukira. Simukumangire cyangwa namusohora n'undi ndaza muzanye. Muze se araza rya isaka sa. Se baby kutaza mwana. Umva se. Yewe. Ariko numva. Umva se. Shaje dukoresha iminota mike ya muze atari buze kunsanganga. Nabonye amanuka nyakanyesho aramutse amfashije se atari kuraho. Nahageze be. Nahageze gira nigeze cyamuze ndabona yacomotse. Afite inkoni none aramutse amfashe ni mu mugongo. Kari fresh. Turashaka iki? Ndagushaka nyine. Fite time ya danje none inkweto mbona yanaguye. Ipano mbona nambaye pocket kugira ubone ko nandukanye na muzehe. Ufite time? Ya danje yindi none iremereye cyane. Ibintu bitaravamo ibiceri simbikunda rero ngiye. Ibiceri ndabifite. Wavuze inote mbese. Okay. Mfite ibintu n'amafaranga. Hari rero uve ku muryango nzane nibe tuganire n'indi manse kuri n'agasombe byataraza. Kugire vuba. Nago ndashaka abanyimike. Gerageze wambara igitenge gusa yuko ndashaka kugira ngo dukoreshe iminota mike. Ko namuzera mutsansanze hanga. Bahita bamuheka kuko urabizi nateruye n'icyuma. Ni gukubita ni mu mutwe se ubizi ko Rajabu mwubiye se. Ibintu byose ni imibare papa. Gira fast ariko nawe noneza abantu. Ariko nukadumereza uko ubishaka. Gute se kandi. Gutyo kandi ndabizi kunyemera. Rajabu ndakwemera. Okay. Sobe. Ubu rero karibi wacu. Batene ngaho. Nabo wateguye. Ni agatebe kaba kari hafi. Ibintu byose ni imibare kuri. Ariko buriya muzehe imvura mwayugamanyira cyangwa buriya muzehe n'abaragerageza mwa. Muzehe ntago yorosha aje rero ukavuga byici yazana n'ikibano. Muzehe uzi ko nagabura cyazanye amabuno siko kiri kudendeza nabicece ni ukuri kwima ndi kukireba nkajyana mu minsi wa mbere mu Rwanda siko kiri gutera intambwe nareba mu matako nkabona ni igitasi ariko nikigeranga ndabizi neza ko nangira Rajabu noroshe amasegonda make ndabandi kwigongwe sinoro umwandi muri wonda byatanje none ari guteka kantu bita gatsima azi ko nkakunda kubi kandi nanjye sinagahereza bora ni muzehe azi ko arakarya wapi nago byakunda. Ese baby waje mwana simbuka ariko nawe nakubwiye ko Rajabu ari amasegonda agiye gukoresha. Se kumaza muzehe yakuguriye ikinonora. Sha na bintu by'imikino muri iyi minsi dufite tunyama two mu nda ariko buriya rero naguheza gutyo byonyine. Ese kuri kubyibuha cyanera uri kurya ibiki nono? Fata cha umfasha hano gato ndaje mwereke. Rajabu nanakemerera ngo nabisekura ariko kama umwanya sha. Uragira Rajabu nkunda umwanya kandi nkakunda n'ibintu. Ukiyo nakunda ibintu nabona ariko kugira amafaranga. Si muzehe nawe yarakamiritse. Muzehe rero nukomeza kumuzana muri iki kiganiro akatwumva musaza sinjya mumenyera utambye akagiye hafangaza kamutikuriremo cyane ariko uramfasha mu kanya kabaganda Rajabu ko nkazera
urebe ikintu kiriho ni iki muzehe agiye hafi ariko rero ndabona ufite impeta nziza waba wimana nanjye nkaba impeta ntacyabungira ibintu gusa kutangiye kuzana ibyo ugiye kumbwira ngo ntabwo udasera igikoma nanone oya nasera imbwa zose igikoma gusa nasera imbwa zose igikoma nkabivamo oya ngomba kugisera wowe gusa kurabizi ko twakundana akira kumaya ku kameta turaje tubicirinde ibintu aka kameta rero sheri rero asiko ni gukwita sheri kandi muzari hafanga aramutse yumvisha ijambo sheri ntabwo ahindukirira mu nzira unyita Mariyamu cyanyiri mwiza ataza akadukubita ariko asanze ndi kukwita Mariyamu cyanyiri mwiza yananshiramo imyaka none se wari umeze neza nayimeze neza cyane mbese basi dore yana kumbura se gusa ukora nabyo yewe bazayamara murarushwa n'iki simubwo kwiri kwabera ubwo niba bazayamasha nyana yanjye bazayamasha ko bavuga mbe urera hizi isura Nairobi basenze bano bureke imihini n'inkoni bigiye kuvuga arahema mwaka se ko nakiri kumbwira shishu nibagiye umwengera temewe muzehe araje uvuge bikeya witonde igiti kigiye kuvuga muri ubu urabizi neza ko mujeje yaje se yego rwanda yaje dore ngo kukira rubanza twe twarangaye yari umwikamire kabisa okay rero ndagiye narebe muzehe atari buze ko dusanga nk'amategeko none se ugiye gucyo gusa nana bibintu nsigiye ngo njye kunywa n'agafanta ku muhanda ngira job mfite ibintu urukumva ushaka iki sawo amasaha telefone y'amafaranga ukaca ukabona kuba ufite ibintu no kubima biratandukanye sheri ibintu ni bibiri ahangaha kuki ushaka kuzana imikino hano tudakeneye ubundi si cyo nanze kugwa ni iki je t'aime my love you tuvugana ibintu bikeya kandi byinshi mu banga rikomeye ibyo uri kumbwira ni ibiki mibicari unize niyo saha unize n'agafone nzabikuzanira ejo nje kugusura ejo ugongera inge nawe ninjye nawe mu bebe noneho tugomba kuzaryama kuri metero ebyiri ko nyasho ufite nziryamishije kuri materi imwe nawe ndi kwangiza umwana w'umunyarwanda imibicari nyine njye kunywa agafata ushaka telefone ya smartphone se uraniza nyine ejo nzayikuzanira mu bebe akwemera ndaguha n'amafaranga mfite amadolari mfite amapawundi mfite no mu Rwanda nagiye bavana amafaranga ya hakira nko amafaranga se amafaranga sha tuba dufite amafaranga 10 yanjye hakira rikari tuzakoza ku modoka asigaye uzakozeho uzahita ungeraho amafaranga nayo ndaguha inoti ya 5 y'amadolari kumva none urajabo none urwego mba ndiho hakira amafaranga ayitsigandike kibyo ni 10 by'amadolari Joteme gahunda ni yigisha ariko nizeye ko muzi atazamenya ahantu ugiye ko nshobora no kwihagaraho bikarangira unaraye hari ntago muzi azabimenya muzi yabimenye teze none amatako yawe bari kunkurura ndi kumva ibintu biri kunyirukankamo binyirukankamo tuvuganye ibintu bibiri sheri utaza n'ikiku muzi yajyana dushomye muze hagiye kuzana igiti umwitondo ura musaza namenye ibintu bitari mu gwagwa icupa ikigajya aho hantu ibiceri bikeya si ubundi umbya nkitwaza icyuma muze tukamujijisha ubu ngubu abatamaze kuryama ubwenge bwawe bwagwese muze uko wamubonye ntabwo busanga isantere ariko nkwa gacupa yashobora gusana guza icyuma akajya turi kumujijisha ko muze n'ubundi azi kumujama bitera jam aba yaraciye ibintu karitsiye ikibazo kiriho ni iki muze rero niwapfa kumwica mu mutwe gutyo bisanga mu menyerane gake akumenye ngo iwanyu ni he uruwa hehe mbere yo kugira ngo aguha ibiceri sawa nta kibazo reka tubirebe muzatantsanga Sazari cyacu gaboje gupfugurira jambo naje umva papa hano hari umukwe ubyitonde kambe nkamanitse niko nyiramwe karame byasombe ntirirashya nabonye umushitsi sheri iki kigabo ni cyande iki kigabo ni cyande sheri wanje iki kigabo ni cyande ni sheri wanje ngo ninde iki kigabo ni cyande guhera iyi tariki uyu munsi mumvire mu rugo mwese umva ubundi umudamu wawe ari kujya umva ukuntu uribuze uvuze ngo iki mumvire mu rugo uri serious mumvire uvuze ngo iki undi umusaza nta wamukubitara ariko dadi waretse twavuganaho gatoya akira mu rugo ubundi iki gisaza ubundi wagisaga gushaka iki mumvire mu rugo mugende nubundi ariko nubundi shamuze tuzahurira ku kabarisha nubundi tuzahurira ku kabari ibyo bintu bawigira nibikisha umugore wanjye ndakubita sha mu rugo mvira mu rugo soro twabugende ibibazo bitera hano hose bose niba agize umushitsi nukuza unyirukana mvira ha none se nukuza unyirukana ariko sheri mvira ha mvira mvira mujye ariko wiyuza n'ibintu byagukomera koko
Vira ha. Reka ndafata uriya muhini isombe nyise kuri intoki ariko wa mugabo wanditse ku kazi ibintu ibi ari ibintu byoroshye Vira. ibi ntabwo ari ibintu byo kunyirukana gutyo gusa Vira. oya wa mugabo winyirukana gutyo gusa ariko Nzashaka undi di. ubwo baragenda kwa mukecuru bwawe yasanze mumfitanye n'ubundi ntabwo mwari muberanye jyewe uraremeranye nawe Naka gafuka waje uzana. ntabwo mberanye nawe ibintu byo kuzana uriya mukecuru Mutwaze. anwaza Mutwaze. anwaza ibiki ntabwo ubundi reka nkubwire anwaza ibiki nyine nkubwire sha ibyo ntabirimo ubundi kwa muzehe waryaga iki ngera jabu nagira cya jabu ufite ibintu ngwino tugende Mumvira ha. urundi munsi jabu se icyo gisaza ngo tora jabu ngenda ndahasha fasha akagafu akajyana guhaha nicyo gisaza wagisanga ugiye ariko jya wuzura n'abantu ariko jya wemera ibintu ariko sheri ntabwo ibi bintu byose twabijyana ibintu byose ntitwabijyana reka ibintu bikeya tubisubizeyo tuzagaruka kubifata ibi bintu byose ntitwabijyana iki gikapu tukimuhereze tuzagaruka mu mwaka iyi myenda ibi ntabirimo sheri twigendere